Yakoze. Santa turi kumbe. Wahita wishyura inama. Yitwa turi kumwe. Mwari muri kumwe ryari? Mwari muri kumwe ryari? Twari turi kumwe nuko nari nsoje. Wagwan guys, nizere ko bumeze neza, twe tumeze neza, turashima Imana. Umva ngiye nagarutse kuri Levis family, twagarutse kabisa. Umva abantu bari kudukurikirana, Imana ikomeze kubaha umugisha. Umva mwagize neza pe, mwagize neza, Imana ibagirire neza. Kandi nyine tugiye kubazanira utuntu tugiye dutandukanye. Mukomeze nyine mukomeze muturebe pe, mukomeze muturebe, ndabizi bizabashimisha cyane. Umva twongeye twagarutse rero, tugiye gukora indi plank. Vuga ngo plank niyo tugiye gukora none aha ngaha. Ngiye guhamagara umushuti wanjye, cousin wanjye aba igwamagana. Rero ngiye amaze iminsi nyine anyifatira ngo azaza kumusura akambesha. Noneho rero ngiye kumukorera igitangaza. Ngiye kumubwira ko njyewe naje kumusura kubera ko yari afite kuza muri no weekend, none arabihindura ntiyanabimbwira. None ngiye kumubwira ko njyewe nagiye Rwamagana, ndi hariya muri gare y'i Rwamagana, naze kundeba. Naza kundeba rero wambura asubireyo. Sha ibintu ni hatari. Nimuhamagara WhatsApp ndamubona. Mami muhamagare ko isanzwe, ndanibwo ari bifate vuba vuba. Mami bite? Ni byiza. Meze ute? Meze neza. Ariko gahunda yo kubesha ikomeje kubesha pe. Gahunda yo kumbesha ikomeje Oya uva mu bwiye suska ngiye kuza ashanga papa ngo nakuza ngo nyina wabo umva banasigarirwa mu rugo. Ariko umva nibarangiza kuza nzahita nza. Mba naje kuza kumufata ku mugongo. Ntacyo bitwaye, ahubwo se njyewe ko naje. Njyewe naje shaka. Uri hehe se? Ndi muri gare y'i Rwamagana mani, kandi hari utuntu nyine bari bampaye ngo mbazanire. Ni twinshi ntabwo nabizana njyenyine. Birasaba rero ko uri buze hano muri gare y'i Rwamagana noneho tukamanukana. Njye subira nyizeye ko ndi mu rugo nyine nicaye kuko nabikubwiye ndi mu muhanda nanjye ndi kugenda. Uri kujya hese? Uri kujya he mami? Nari mbizi kuri mu rugo. Muri Rwamagana. Ngaho njye rero nurangiza ntarako ntabwo uri burinde usoza nyine. Ntabwe pasi kari mu rugo. Oya sha niwe nshaka, reka ntabwo nshaka pasi. Niwe nshaka. Wahita se nkagura umuntu wanjye akaza akagutwara. Mami wapi mani niwe nshaka. None se ubwira rero tabyase ngiye kukweta kandi maze hafi ukwezi. Kuko oya nese suri bumfata si iminota ingahe hariya sinabonye ari na hafi. Si iminota ingahe sigaye tugira. None se nkagura umuntu wanjye oya reka nta modoka njye nshaka kujyamo. Nase twe tuntu twakunaniye wateze moto. Ase bame bite bivayo mani, hari n'akantu njye nshaka kwereka nshaka kugura nyine mbere yuko ndi bugere aho ngaho mu rugo. Nase uricaye muri gare? Nase reka nze nkubwirire umuntu wanjye mube muri kumwe mitenza none. Okay, reka nzakusengera nsaba wicaye kumva. Ndangiza aho reka mbwire umuntu mube muri kumwe byo. Oya nishake numubwire ntacyo ngiye bitwaye, ari ahantu nyine nicaye tu. Ntacyo bitwaye nishaka numubwire. Bana ndaje nongeye ngo hamagare. Akata urubuye. Umva ayaya
aje bambone ibaze ko agiye kuva muri korali we ngo ntabwo yari aherutse kurepeta nava muri korali mana yanjye we na mama aranyica pe ahubwo se ko ndi muri gare ko nakubona mama yaretse kubeshya byasore ndi muri gare ubusisi wagira aka kanya mami ntabwo ko nari ndi kubona umushuti wanjye yagutwaye yakoze sansan uri kumbe wahita wishyura inesanse yavuze ko ari ka puranke nagukoreye wowe uri kunyiriza mwana wa mama jya kurya ahubwo udakereza bitaro nakwica marangi sibona kuko nazakwishyura n'ukuri kw'Imana uri kumbeshya mva muri gare usohoke noneho tubivuganire nyuma sohoka pe urakoze ihangane pe irukanga ujye kuri korali udakereza ndumiwe ibyo wigize sha iya mbere amufashe pe aka turebe uwa kabiri ngo arasohotse mugiye uyu ni uw'Rwamagana kariya kana arana ibaze kanyishuye ariko bameranshimishije ajye kurepeta amagana ndi hajya yambwiye ngo atuye Sumwami ngo urumuri ikayonza igakike oya Kabeza hano ku muco muhamagaye hanze Arabella meze bite ndi guhamagara akambwira ngo ntabwo wamenye uwo mwibye noneho umva none se ndi hano mani ndi hano hafi n'iwanyu ngo bahita gute hajya ngo kandi zo kwitwara umumotari oya ntabwo mani hari utuntu ufite kandi ndashaka ko nyine ntwaza tumwe tukagerana mu rugo urumuri yambwiye ngo ku muco si uhazi se ndahazi no gukomeza gatoya shaka nyine si hari ubwo se ari kure wagenda n'amaguru ngawe sohoka mu rugo rero uze ndebe aho ngaho ku muco nyine utuntu nyine dushaka ukuntu tuburiza moto aho ngaho ku mucyo nyine we ku muco kabisa abimva nibinza ntagusanze ariko none wowe warasaze Vera urabona nakwifuza mani bigusigaye ko abantu frank ntabwo tukikwiriye reka mashi reka ibyo bintu wihute kandi si ubona ko ari akabeho alo ase Bera ubu twampagaze mu muhanda naje njya mu karesitora nyine nayo nicaye hafi aho ngaho nyine nta karesitora uri kubona hafi aho
Uri kumbesha abantu neze mbe reba umwanya wose nagutegereje nyine basi sohoka ngiye nkubona umwanya uzamure n'ukuboko kubera ko utari gufata fone ntabwo nayoboraga fone se ntabwo ari iya bro ntabwo naje pe nakubeshaga oya mbabarira mbabarira please nimbabarira n'ukuri ese kubera ko utari uri gufata fone sohoka njya he sohoka ndi ikinyinya iyo resitora urimo yisohokemo nani ndi ikinyinya njye ntabwo nigeze nzi mbabarira mw'ukuri ariko rero naraguhamagaraga ntufate fone nahise avuga se uruvana rwamvumbuye wati oya none se ni ibisa oya nanjye bikora Halo? Oui. Bite? Sawa. Umeze ute? Umva none se umva ni eme uko barizo cyane sawa imyaka myinshi ahubwo cyane amahoro ameze neza ariko si cyane nyine none se ko nabuze rizo kandi ibaze ko yaraye ataraye mu rugo noneho ngira ngo wenda araza kuza mu gitondo kubera ko narayimpamagara nyine umuntu bajyanye telefone yiwe nyine ntabwo yari iriho kandi nyine nari nzi ko nawe uri umushuti we nyine utuye hano i Kigali nagira ngo nkubaze nimba hari impuze yibuze gahunda yiwe uzi ko nta gahunda ye narinze nta nubwo mwavuganye ejo wapi mwana nyagasani ibaze ntamubuze pe kandi telefone ye yazi telefone yiwe yayikuyeho ushobora kuba yazi n'uwo muntu nawe telefone ye ntiriho ukumva rero byaduteye ubwoba ntabwo tuzanari yagiye ejo yagiye ejo nka 11:00 arambwira ngo hari umuntu bagiye guhura kandi yanamaye niyo nimero y'uwo muntu arambwira ngo nyine nagiye fone ye itarimo umuriro mwinshi arambwira ngo nuza kumbura umpamagare kuri iyi nimero none rero telefone ye y'uwo muntu ntabwo iriho kandi uri kumva umwana w'umukobwa waraye ijoro nyine atatashye ni ikibazo natinye no kubibwira mu rugo uretse uyu sister nyine uri hano nawe yahangayitse ariko abandi bose ntabyo bazi ndi kwibaza turamushakira hehe wenda nari nzi ko wenda uzi nka gahunda yiwe ukaba wambwira tu gusa mbere byose ni amahoro kuko nimba wari ubizi ko telefone nta muriro urimo oya be ni amahoro akarara vabayeho ntaramubona arara ahandi hantu hatari mu rugo ese umwami ntabwo byoroshye ni ukuri biraza kumubona araza kuboneka niko wenda tuyishyikira kiza kuba utazi ko telefone ye nta muriro urimo ndetse akageza aya masaha ubu tubisanga muri saa 9 saa 10 zirabura umuntu waraye ijoro yakagombye basi kuba yacaginze ifone akavuga ngo baraza kumbura tu ariko nta mahoro araza kubona ahubwo se wamfashije gushaka mu bandi hari undi muntu w'umushuti uzi undi muntu nka uvugishije Kirezi
ahubwo se wampaye nimero ye ko ntayo mfite. Ngiye nimero ebyiri. Yeme mubaze nawe yumve. Ubwo ndahita nguhamagara nzaba nawe mubonye tu. Ikibazo twakohereje. Nturamubona se? We ntabwo uramubona? Wapi, nayo ndumva nimero ye nayiriho. Wamuhamagaye? Nakubeshaga pe, turi kumwe. Noneho ukuntu mpamagaye Belize akambwira ngo bari kumwe kandi twicaranye. Mana yawe. Akura nimero ye mwayikuye. Nde Belize? Oya, yamutse. Ntumbwiye se kuraho phone nyine usize ko ngira YouTube channel se. Ngira YouTube channel rero mba ndi gukora abantu plank nyine tugiye. Ko Belize aranyemeje cyakoze. Ngo bari cyaranye. Ngo ari mu cyumba ngo kanze ngo muye phone. Yeah. Chaka. Okay. Narayumuhaye. Ahita nyine ahisa kupa aramuhamagara. Amuhamagaye umutima aramubwira ngo ntabwo naraye mu rugo, mumubwire ko nyine turi kumwe. Nako ngo amubwire ko ari gutaha. Noneho ngiye kumuhamagara ngo arambwiye ngo ari gutaha ngo muhamagara. Arambwiye ati shaka ahubwo nawe nkoreye prank. Hello? Beri bite? Ni sawa. Umeze ute? Meze neza. Kuri mu kavuyo se? Oya? Ntabwo. Wamenye? Wapi? Mba ni sister warizo? Eme ngire ngo uranzi. Eme. Yego. Mba none se? Ko mutima ataraye mu rugo. Kandi nyine yagiye nka 11 za nimugoroba aravuga ngo agiye umushuti yagiye kureba. Mva nagize ngo wenda niwe we yaje kureba kandi ntabwo telefone ye yavuyeho. Ntabwo yakubwiye. Oya ntabwo yambwiye uwo mushuti wiwe gusa yamaye nimero z'umuntu ariko nawe ntabwo ziri gucamo. None se ubwo yaba yagiye he? Hari ubwo mwigeze muvugana? Turi kumwe. Mwaba muri kumwe ryari? Mwari muri kumwe ryari? Twadoze turi kumwe nuko nari nsoje. Buri shoko muri kumwe? Reka murebe. Kuko nyari nsoje aho gatari karahari. Kesa mume. Mvara nahangayitse. Uyu mwana ko abize? Ada? Ni byiza kubera ntabwo ndi mu rugo kubera iki? Namaze kubahamagara ese wavuye ryari? Nahavuye ejo. Bazi kureba uri mu rugo. Naramwise mubwira ngo nagusize mu rugo ngiye ku muhanda. Ikibazo ahita yongera ampamagara ambwira umugore. Ubu ntari kuri telefone ngiye guhita muhamagara mubwire. Uhita utaha. Bazi ko wagiye.
ko atakubaje naho abana kubera ko atamubaje aho yagiye agahita amubwira ngo nahita ataha yari kumudefanda ari yamubaje ngo ese uri hehe urumva mama ibashaka ko bivuga kwaza Allah none se ari hehe kubera nagiye mfite gahunda yo kwifata hanze yateze arambwiye ngo ari kuza n'uwamuvugisha ko nimero ye iwawe na network yashyizeho fone iyo muvugisha hanze ngo agiye kugera kugenda no umva gusa cyakoze uri inshuti nziza pe uri inshuti nziza kuri ni Frank nagukoreraga none kandi turicaranye niwe uri kumfata niwe uri gufata videwo yesu we ariko ukuntu ubeshya nawe ngo muri kumwe ahubwo rero nawe nkoreye Frank uranyemeje umva sheri sawa rero ndabakubitana bureka